Nyagasani Imana niwe waduhaye ubuzima maze atura muri twe, aduha umukiro we, aduha ubushobozi bwe. Uyu munsi tugiye kurangamira uhoraho Imana mu mitima yacu, uko imitima yacu ni ingoro y'uhoraho, imitima yacu ni ingoro y'Imana isumba byose. Imitima yacu niho twumvira ubuhangange n'ubumenyi bw'Imana, kuko mu mutuzo, muri wa musendere w'umutuzo nibwo twumva ijwi ry'Imana. Wa mutuzo twe ubwacu twishyiramo, twishakamo, tugatuza, tukarangamira Nyagasani, tugatuza aho turi, byose turabyumva mu mitima yacu. Ukumva ijwi rya Nyagasani rigusendereye, ukumva ijwi rya Nyagasani rikubohora, ukumva ijwi rya Nyagasani rikubwira icyo ukwiye gukora. Ntabwo twiha ibyo tubonye byose, ahubwo duhabwa na Nyagasani ibyo ashaka ko tumenya, kandi ko dutera intambwe uko bwije n'uko bukeye. Imitima yacu rero ni ingoro y'uhoraho, imitima yacu ni ingoro gusingirizamo Imana, ntabwo ari ingoro yo gucururizamo, ntabwo ari ingoro y'ubugambanyi, ntabwo ari ingoro y'ubushukanyi. Byose twabishyize mu mitima yacu, twimura Imana, twimira Imana mwanya wayo, twimika ibindi bigirwamana, twimikamo ibyaha, twimikamo iby'abarezi ku ruhande, twimikamo ingeso mbi nyinshi cyane zitandukanye, maze Imana iburaho aho yengeka muri twe. Uhoraho aradushaka. Nyagasani Yezu nibyo yaje ararwanira ubuhangange bw'ingoro y'uhoraho, ati iyi ngoro y'uhoraho si iyo gucururizwamo, niyo gusengerwamo. Kumva ijwi ry'Imana, kumva ububasha bw'Imana, kumva ikinyotera cy'Imana, kumva icyanga cy'uhoraho mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko uhoraho ni igihangange, akwiye rwose gusingizwa. Ubwamamare bwe ntibugereranwa. Uhoraho niwe mwami, uhoraho niwe ukwiye gusengwa. Kristo yarabitubwiye kandi adutangirira intambwe uko bwije n'uko bukeye. Turasoma aho Nyagasani Yesu Kristo yasohoraga yasohoraga abacuruzi mu ngoro y'uhoraho icyo gihe, arishushanya imitima yacu kuri ubu ngubu. Tubisanga muri Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 15 turageza ku murongo wa 17. Baragenda bagera i Yerusalemu. Yezu yinjira mu ngoro y'Imana, atangira kwirukana abacuruzi n'abaguzi bari mu ngoro, ahirika ameza y'abavunjaga amafaranga n'intebe z'abacuruzaga inuma, kandi abuza abikoreraga imitwaro kwahuranya ikibuga cy'ingoro. Nuko abigisha babwira ati, mbese ntihanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose? Naho mwebwe mwayigize ubuvumo bw'abambuzi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani araduhishurira, aratubwira ibanga. Imitima yacu ni ingoro yo gusengerwamo, bavandimwe. Ni ingoro dusingirizamo Imana, maze bwa busendere bwa Roho Mutagatifu dutuyemo bukamamara ku isi yose, maze natubonye akavuga ngo ndore koko ati ndore umuntu utuyemo n'Imana, ndore turiya muntu n'Imana yigendera, uriya muntu n'Imana y'u Rwanda, uriya muntu n'Imana yigendera, kuko ububasha bw'Imana busendere muri we, kuko imico myiza ye, urukundo rwe, imyifatire ye n'ineza agaragaza muri Kristo Yezu, buri wese ayibonye abona ko rwose uwo muntu ari uw'Imana. Niba kuko ari uw'Imana, nawe urabiharanira. Imitima yacu twayuzujemo inzangano, twayuzemo agahinda, ishavu, imibabaro, urwango, ubucuruzi. Tujya gusenga, twatangira ngo singizwa Nyagasani, tukibuka ko twari tutariye, tukibuka ko hari abantu badufitiye amadeni, tukibuka ko hari abantu batwambuye, tukibuka ko hari aho twacuruzaga twahombye. Ko twimuye Imana, dusingize Imana mu kigwi cyayo, tuyiharire imitima yacu, ituremo ubuhangange n'ububasha bwayo biture muri twe. Muri byose tubiharire uhoraho Imana, nibye tuyiharire natwe imitima yacu tuyiharire, kuko Nyagasani ature muri twe. Tuganire, uganire n'uhoraho, uganire na Kristo ntahomba, uganire n'ububasha bw'Imana, yumva icyanga cy'ubwiza bw'Imana.
maze uhoraho akaturwanira intambara z'abanzi bacu, agatuma dutsinda, agatuma twuzura ububasha bwe, agatuma dusendera ububasha bwe. None se ninde wakoreye Imana waburaye ngo yicwa n'inzara? Ninde wakoreye uhoraho Imana ngo abure epfo na ruguru? Ninde wakoreye Yesu Kristo ngo amwambare bagendane maze abe ikiburaburyo? Oya, ntibibaho. Kuko utangaza neza asarura neza, utangaza urukundo asarura urukundo, utangaza ibyishimo asarura ibyishimo, utangaza impuhwe nawe azigirirwa impuhwe. Uko ibyo tubiba ibyo dusarura, nubwo byatinda igihe kiragera maze tugasarura, tukuma ku matunda y'ubwiza bw'Imana buri muri twe. Uko uhoraho Imana tugabiye byose, uhoraho Imana aduhaye byose, twegukire uhoraho, twige gutuza, turekure byose, turi ku isi niburaho akanya niyo kako ari ku minota 5. Oya, niyo kara ku munota umwe, niyo waba umunota umwe, tuharire Imana. Dufata akanya tureke byose, duhishe byose, maze imitima yacu tuwegurire uhoraho Imana. Imitima yacu tuyegurire Imana, maze uhoraho aturi muri twe. Niba twambaye Kristo yafataga umwanya akajya gusenga, akiherera we wenyine atari kumwe n'intumwa. Oya, atari kumwe n'intumwa, ari we wenyine. Maze koko umutima we kuko ugasendera ubwiza bw'Imana, nubwo nawe yari Imana kandi akaba n'umuntu rwose. Ni ukugira ngo atwigishe, atwereke inzira, nawe dukwiye kubaho dushaka ka kanya muri twe mu ngo zacu, maze tugafata iminota 5 cyangwa iminota 10 gahoro gahoro kugeza ikizaba niyo yaba isaha. Uri muri meditation, utuza wumva icyanga cy'urukundo rwa Kristo muri wowe, uganira n'Imana, ubana n'Imana, ucengerwa n'ububasha bw'Imana. Kuko uhoraho atuye muri wowe rwagati, uhoraho atuye muri wowe rwagati, mu ngoro ye itazatsimburwa na rimwe, mu ndibatima y'umutima wawe shaka mu rukundo rw'Imana. Ikibazo nuko mu mitima yacu habanze bya ibibazo by'isi, ibibazo bitwugarije, nyamara twinjiye mu ndibatima y'imitima yacu dusangamo Imana yacu idukunda, maze tukayiharira byose, ikaza igasukura byose. Nyagasani Yesu Kristo rero aje muri wowe, mwakire. Azanye ububasha bwe n'icyubahiro cye, aje gushinga umusaraba mutagatifu umutima wawe, maze icyitwa inzangano, icyitwa urugomo, icyitwa urwango, icyitwa icyangiro cyose gihunge. Maze ubasha bwa Nyagasani twasenderejwe imirimo yacu, Nyagasani aturema aduhaye umwuka we mutagatifu, yongere azamure muri twe ikinyotera cy'urukundo, aguruke muri twe mutima yacu, maze amababa ye atembere muri twe, maze twumve ububasha bw'Imana. Uwo Nyagasani na haguruke muri twe, maze twumve ko turi kumwe n'uhoraho Imana yacu. Buri wese Nyagasani nashinga umusaraba we mutima we, kugira ngo icyitwa inabi, icyitwa urugomo, icyitwa urwango kirindimuke, kivemo, ahubwo harangwe ituze, amahoro n'ibyishimo, uburinzi dukomora kuri Kristo Yesu wazutse. Maze koko ubukungu bwa Nyagasani, kuko ubukungu buri mu Mana kandi ubuhanga n'ubw'Imana, kuko tuvuga ko Yesu Kristo niwe buhanga buhoraho wigize umuntu. Dukwiye kumwutuza muri twe, maze umusaraba we wikuza ugatembera muri twe, maze ukarya ikabera muri twe, tugapfana nawe ku kibi, ku muntu w'igisazira w'isi, tukazuka nawe umuntu mushya, umuntu uzi ububasha bw'Imana, umuntu usendereye Imana mu buzima bwe. Dutanga Imana dufite, dutanga Kristo twambaye, nibwo ibyo tuvuga ibyo dukora bizahura. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani tura imitima y'abakwemera, abagukunda bose uture imitima yabo, agushakashaka ubemerere uture muri bo, abatagukunda cyatarakumenya Nyagasani ubemerere Nyagasani kubw'ineza y'umugaragu wawe, maze utuye muri bo. Buri wese ukongeza urumuri mu mutima we, maze urumuri rwawe rusendere rukwire hose, ruhereye muri we, mu muryango we, mu bavandimwe be, rukwire umurenge, akarere, paruwasi, igihugu cyose.
maze urwo rumuri rukongezwe nk'uko urumuri rwaturutse kuri we Nyagasani Yezu uri umwe rugakwira mu ntumwa, tukaba tugendana naryo. Ongera ukongeze mu mitima yacu, maze buri umwe wese akubera urumuri, atangaze neza ituze mu bana bawe. Byose musabye nizeye kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Singizwa Nyagasani Yezu, ratwa Yezu, kuzwa Yezu ko uje gutura mitima y'abana bawe bagukunda kandi bagushakashaka.